Shalom shalom, Yesu ashimwe, ndabaramukije mwese abazinduka tugasenga mu gitondo. Buri wese n'igihugu aherereyemo, shalom ndabashuhuje. Muri kumwe nanjye, Mame Neza, karibu dusenge. Yeremiya 40 umurongo wa 4. Yeremiya 40 umurongo wa 4 haravuga ngo, noneho uyu munsi ndakubohoraho, ngukureho iminyururu iri ku maboko yawe, nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende, nzakugirira neza, ariko nudashaka ko tujyanayo urorere, dore igihugu cyose kiri imbere yawe, aho ushaka, aho ubona ko hakubereye aba ariho ujya. Amen. Noneho rero uyu munsi ndakubohora, ngukureho iminyururu iri ku maboko yawe, nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende, nzakugirira neza, ariko nudashaka ko tujyanayo urorere, dore igihugu cyose kiri imbere yawe, aho ubona ko hakubereye aba ariho ujya. Umwami ashimwe, umwami ahimbazwe. Uyu munsi n'uyu munsi turacyasenga amasengesho yo kwibohoza. Noneho icyiza cy'uyu munsi rero Uwiteka yategetse ko tubohorwaho ni iminyururu. Iminyururu iri ku maboko. Hano batanze urugero rw'igice kimwe cy'umubiri, cyangwa se nakwita ngo rw'urugingo ruriho iminyururu, cyangwa se rw'amaboko. Iminyururu iri ku maguru yawe ibohoke, yanjye, yawe, yanjye. Iyi minyururu iri ku maboko yacu iveho. Iminyururu iri mu majosi. Hari abantu usengera ukabona bameze nk'imbwa bakuruye mu kiziriko cyangwa se nk'ihene, ariko uwo mugozi bababohesheje ari umunyururu. Umunyururu wose, umunyururu jambo, umunyururu umuvumo, umunyururu bitutsi, umunyururu nabo bakoze acte prophétique bakabashyiramo iminyururu. Niba nayita prophétique, niba nayita acte yihe, bagakora ikintu cyo gukora ibyo bintu nyine bakabyapurika, ugasanga bisohoye ku muntu kandi ari bibi. Ntabwo ibyo ari acte prophétique, ni igikorwa cy'ubugome. Reka nkite igikorwa cy'ubugome, ni ubugome. Bagakora igikorwa cy'ubugome bakabyapurika, noneho ugasanga bibayeho ku muntu, arabigendana. Ibyo byose, ibyo binyururu byose umuntu ni ukubyikuraho. Nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu amaze kuvaho iminyururu, iyo umuntu amaze kubohoka, haleluya. Kandi inshuro nyinshi iyo umuntu bamusizeho iminyururu bamuzirikira ahantu, ntabwo uba ukivuye aho ngaho. Ni ukuvuga ngo kugenda ntibikunda. Rero turabohoza n'imigendere yacu, imigendere, imikorere, intambwe zacu, ibintu nk'ibyo. Amen. Imana ishimwe iyo yahagurutse kutubohora. Hari itegeko ryatanzwe. Dufite Zaburi 105 umurongo wa 20. Amagusomere wumve. Iryo jambo twatangiriyemo ku wa mbere. Ngo umwami yaratumye baramubohora, umutegeko w'amahanga yaramurekuye. Hari umwami Yesu watumye ngo tubohoke. Abamarayika batumwe nabo bari tayari kutubohora, baje ngo batubohore. Akazi kacu ni ugusenga. Daniel yarahagumye arasenga, natwe tugumye gusenga ngo tubohoke. Ndashimira Imana uyu munsi itegetse ngo tubohoke iminyururu yari ituziritse. Iminyururu yari mu mugongo, iminyururu yari iri ku nda zacu, iminyururu yari iri mu byicariro byacu, iminyururu yari iri imbere yacu ngo tudatambuka ikatubera bariyeri. Buri munyururu wose, buri wese agira umunyururu we aziritseho. Imana irakoze kuba itegeko ryatanzwe ngo tubohoke. Ariko nudashaka kujya i Babuloni urorere. Ni ukuvuga ngo n'amaguru yacu arabohotse, turajya aho dushaka. Ubundi umuntu ubohotse, umuntu wabohotse aba mu cyo bita umudendezo. Umudendezo ni iki? Ni ukujya aho ushaka, ni ukurara aho ushaka, ni ukurya icyo ushaka, ni ukwicara uko ushaka, ariko birimo kubaha Imana. Apana ngo kubera ko Imana yangiriye neza yambohoye ugasanga uri gukora ibisuzuguza Imana. Hoya, ibyo mvuga ushaka ni ibyubahisha Imana, bitarimo ibyaha, bitarimo ibicumuro. Ngo ariko nudashaka ko tujyanayo urorere, dore igihugu cyose kiri imbere yawe. Iki ni igihe cyo guhabwa Kanani zacu, ni igihe cyo guhabwa ibihugu byacu. Haleluya. Dore igihugu cyose kiri imbere yawe. Yesu we,
ndafashijwe. Ngaho ubona hakubereye aba ariho utura, aba ariho ujya, aba ariho uba. Nihe uri kubona hakubereye mu kanya urahareba. Haleluya! Ni iyihe domene, ni ikihe gihugu uri kubona kikubereye? Hari ibihugu tutagomba kubarizwamo, ibihugu by'indwara, ibihugu by'agahinda, ibyo ngibyo reka. Hari ibihugu bitubereye twebwe abana b'Imana, ibihugu by'amahoro, ibihugu byo kubwirwa neza, ibihugu byo gutura ahantu hazima, mu mwuka no mu mubiri. Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe. Dore igihugu cyose kiri imbere yawe. Hari igihugu utuyemo, ariko hari n'igihugu Imana ikugabiza cyo mu isi y'umwuka. Ugasanga umuntu rwose igihugu runaka ni matuye, ni umunyacyubahiro, nta gisuzuguriro. Ejo twarasenze ku mugoroba twikoreye igisuzuguriro, ni ijambo twari dufite. Iki ni igihe Imana iri kugenda ibohora. Hari itegeko ryatanzwe ngo tubohoke. Akazi kacu ni ugusenga, ibindi ni iby'Imana n'abo yatumye, n'abo yahaye itegeko. Ushobora kuba abantu, umuntu akaza akatuvana ahantu twari turi, akaba marayika muntu. Bibaho, Yesu akora uko ashaka, akaba abamarayika b'Imana. Ndashima Yesu wadutekerejeho kugira ngo atubohora, tugirire neza. Turirimbe kano karimbo tubanze tumushimire. Aduhaye umunsi turi amahoro, abihererwe icyubahiro. Imana ishimwe, amen. Imana ishimwe, amen. Imana ishimwe, amen. Haleluya, amen. Kuko idukunda, amen. Kuko idukunda, amen. Kuko idukunda, amen. Haleluya, amen. Urakoze Yesu, uradukunda. Urakoze Data, uradukunda. Urakoze Mwuka wera w'Imana, uradukunda. Tugushimiye ubuntu bwo kubaho, tugushimiye umunsi, tugushimiye ineza yawe Mana, tugushimiye kubyuka amahoro, tugushimiye impano y'ubuzima, tugushimiye ibyishimo, tugushimiye gahunda yawe iki cyumweru yo kutubohora. Urimo urabohora mu nguni z'ubuzima bwacu, suko tutari twarasenze aya masengesho, ahubwo urashaka kutubohora, ushaka kudukuraho ibisigisigi, ushaka kutubohorera imiryango, ushaka kutubohora muri karande, ushaka kudukuraho amategeko yatunanizaga kugira ngo tubeho mu mudendezo, ushaka kudukuraho iminyururu. Ni igihe cyo gukurwaho iminyururu Mwami, ni igitondo cyo gukurwaho iminyururu, ni igihe ubuzima bwacu bugomba kuva mu minyururu, ni igihe amagara yacu agomba kuva mu minyururu, ni igihe imiryango yacu igomba kuva mu minyururu, ni igihe ingo zacu zigomba kuvaho iminyururu, ni igihe iminyururu yari idufunze ivaho. Ndagushimiye ko wadutekerejeho kutugirira neza. Ubuntu bungana gutya turabwakiriye, ubuntu wagennye turabwakiriye. Urakoze Mwami, urakoze kubw'uyu munsi, urakoze uyu munsi ganze, uyu munsi Papa twakiranye ubuntu ibyishimo. Haleluya, singizwa Mwami, singizwa Papa. Turisengeye uyu mwanya, turasenze Mwami uyu mwanya. Yesu ndasenze Papa, buri munyururu wose wunkureho. Umunyururu waruboshye umubiri wanjye wunkureho, umunyururu waruboshye mu mwuka wanjye wunkureho, umunyururu warudanangiye ibyanjye wunkureho, umunyururu waruri ku masezerano yanjye wunkureho, umunyururu warunyubikiriye wunkureho, umunyururu warunzengurutse wunkureho, umunyururu waruri ku marembo y'imigisha yanjye wukureho, umunyururu waruri ku marembo y'amasezerano yanjye wukureho, umunyururu warufunze inzugi z'ubutabazi bwanjye wukureho mu izina rya Yesu. Ni igihe cyo gukurwaho iminyururu. Noneho uyu munsi ndakubohora ngukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Bohora amaboko yacu Mwami, aya maboko yanjye yabohore, bohora imikorere yanjye, bohora Mwami kwakira kwanjye kubohoke, bohora Yesu.
bohora ibyacu, bohora papa hafi na kure, tubohore buri munyururu, imivumo yari iri ku maboko yacu, tubohore ibyaha twakoze bikadushyira mu minyururu, ibyo byose bidukureho n'ingaruka zabyo n'ibihano byabyo. Maraso ya Yesu mbohora, niyo ninitsemo ibiganza byanjye, niyo ninitsemo amaboko yanjye, utubohora uhereye mu bitugu, ukuboko kose kubohoke, mu nkokora habohoke, ahantu hose buri rugingo rubohoke mu izina rya Yesu. Ibyari biriho nibiveho, ibyari biri mu biganza byacu nibiveho, ibyari biri mu majosi yacu, turikureho iminyururu yari iri mu majosi yacu nabohoke mu izina rya Yesu. Byadutwazaga igitugu, byari byaratuziritse bikadushyirira aho tutagomba kurenga. Hoya twe ntiduzirikwa ngo ntitugire aho turenga, turaharenga. Iminyururu yari iri ku maguru yacu, ku ntambwe zacu nibohoke. Iminyururu yari iri mu nda zacu, twe ntabwo twambara iminyururu, twambara ukuri, sentire y'ukuri ijya mu nda yacu mu izina rya Yesu. Iminyururu yari iri ku bituza byacu, byo byose nibiveho. Iminyururu yari iduhambiriye, buri munyururu wose wari utuziritse, uwo munyururu ukongoke kuko Yesu yabitegetse. Twakiriye kubohoka iminyururu, mwami Yesu, twakiriye kujya aho dushaka. Nyuma yo kubohoka tujya aho dushaka, dukora icyo dushaka mwami, kugendera mu mudendezo mwami, turabyakiriye. Yesu ngo nzakugirira neza. Nakiriye kugirirwa neza nawe Yesu, nakiriye kugirirwa neza nawe Data. Mwuka wera ndabyakiriye, iyi neza wamanuye turayakiriye. Nyuma yo kubohoka twakiriye neza yawe mwami, kuko tukiboshye naho byari kujya. Amaboko ariho iminyururu ntibikunda kubona imigisha, amaboko aboshye ntibikunda kwakira, amaboko ariho ibirenge biboshye naho twajya ntibikunda mwami. Ariko urabakoze kubanza icy'umumaro, urakoze kubanza igihutirwa kutubohora, nicyo cyari icy'ingenzi. Asante papa, asante mwami, warebye igikwiriye nuko tubohora mwami. Haleluya. Ariko nudashaka tujyanayo, ndagushimiye kubaha uburenganzira bwo kujya aho shaka, bwo kugendera mu mudendezo, bwo gukora icyo shaka, bwo kugera aho shaka hafi na kure. Haleluya. Ngo dore igihugu cyose kiri imbere yawe, kiri imbere yacu mwami. Urakoze mwami kutugabura igihugu. Hari ibihugu dukuyemo, ibihugu by'indwara, ibihugu by'agahinda, ibihugu by'umuruho, ibihugu by'akarande, ibyo byose bidukuyemo. Hari ibihugu wowe uduteganyiriza kubamo. Haleluya. 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 Nakiriye Kanani yanjye, nakiriye igihugu cyanjye ushaka komba mwami. Bya bindi wateganije binsohozeho mwami. Ubu nonaha ndi imbere yawe mwami. Wa gihugu wenda kwakiriye nk'igihe, dore igihugu cyose kiri imbere yawe, igihugu cy'umunezero, igihugu cy'amashimwe, ngatura mu mashimwe. Haleluya. Nkajya ngushima, nkajya nguhimbaza, nkakuririmbira, nkagushyira hejuru. Haleluya. Ndagushimiye kumpinduriye ibihe, ndagushimiye kumpinduriye ibyicaro, ndagushimiye kumpinduriye aho kuba mwami, aho nabaga mu mwami Yesu, mu marangamutima atari yaruhije ababaje. Iyo byose kuhinduye mu marangamutima mu miryango wanjye mwami Yesu, ndagushimiye. Himbazwa mwami. Uyu mwanya turi kwisengera, turagushimiye mwami. Aho ubona ko hakuboneye abariho tujye, hari ahatuboneye ni mu munezero, ahatuboneye ni mu kugushima, ahatuboneye ni mu kugusohorezwa amasezerano, ahatuboneye no kongera kubona Imana, ahatuboneye no guhagarara tukavuga imirimo y'Imana, ubuhamya kandi dufite n'ibihamya. Ubuhamya butagira ibihamya turabugwije. Ariko mwami, ibi ngibi neza yawe utweretse, ukatwemerera gukora ibyo cyo dushaka, kuko wadukuyeho iminyururu, ni ibihamya byo kuri Imana ikiza. Hari ibitangaza dufitiye ibihamya wakoze, ariko tugushimiye n'ibi ngibi udukoreye, tugushimiye neza yawe wadusukiye ku buntu. Himbazwa mwami. Urakoze Yesu, ushimwe. Ngushyize hejuru ni wowe mwami, ngusize hejuru ni wowe Mana. Iterambere ryacu turisutsemo ineza yawe mwami. Imibiri yacu yongere yumva ineza yawe Yesu. Umwuka wacu wumva ineza yawe. Ibyatumaga tudasenga biturekure, bivemo, tubohoke. Iminyururu yari ituboshye ngo ntidusenge, niturekure. Iminyururu yari ituboshye ngo ntidusome ijambo ry'Imana, iminyururu iveho nayo mu izina rya Yesu. Iminyururu yadutuzaga mu marira n'agahinda niveho, kuko twabonye kubohoka.
twakiriye kubohoka, twakiriye icyubahiro cyawe, twakiriye ineza yawe, twakiriye ubuntu. Haleluya, 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 haleluya. Shalom.